Inkuru y'umupasiteri wiyahuye hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Gasabo ikomeje kugenda ivugisha abantu benshi ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, haba ibyo mu Rwanda ndetse n'ibyo hanze, bitewe n'uko iyi nkuru yakomeje kugenda igarukwaho, yatrendinze ibihugu byinshi cyane ndetse abantu benshi bakomeje kugenda babiteraho komenti, aho uyu mupasiteri yagize gutya akiyahura. Ababibonye bagiye babisobanura uko uyu mupasiteri yaje kwinjira mu rusengero rwiwe, nk'uko bitangazwa yuko uyu mupasiteri uru rusengero akaba ari rwo yiyubakiye, ariko mu nkundura yo gufunga insengero zari zitujuje ibisabwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, n'urwiwe rwaje kubigenderamo ruza gufungwa. Muri uku gufungwa rero nibwo uyu mupasiteri yari amaze igihe nta hantu akorera, ndetse ntacyo wavuga yuko ngo ari umurimo ufatika wo gukora yari afite, nk'uko ibitangazamakuru byagiye bibisobanura, bagiye babikura mu baturage. Nibwo uyu mupasiteri yaje gufata umwanzuro ugayitse, aza mu rusengero rwiwe, abandi bagira atahari wenda nuko agiye kwiherera ngo asenge, ariko mu nyuma biza kugaragara yuko rwose basanze yuko yamaze gushiramo umwuka. Ibyo byose ndetse n'ibyo ababibonye uko byatangiye byose, uko bagiye babigarukaho, nibyo tugiye kuba twarambura muri ino nkuru yacu. Icyo nagusaba wowe utari wabasha gukora subscribe, kora subscribe kandi no kuri iyo nzogera notification, kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire igenda ikugezaho umunsi ku munsi. Ngayo nguko rero iby'iyi nkuru y'uno mupasiteri wiyahuye mu karere ka Gasabo yakomeje kugenda ivugisha abantu benshi, ndetse haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bya hano mu Rwanda. Uko ababibonye bagiye babisobanura, basobanuye yuko uyu mupasiteri ubwo ahaganaga mu masaa 2 za mu gitondo aribwo uyu mupasiteri yabashije kuza agafungura urusengero, nk'uko byari bisanzwe n'ubundi babonaga rimwe na rimwe aza agafungura urusengero, yarangiza akinjira, ubundi agafunga agasenga, yamara gusenga akongera agafungura agataha. Ariko uko ntabwo ariko yaje kubigenza noneho, ahubwo bagiye kumva hashize nk'isaha bumva urusaku mu rusengero, nibwo abaturage bageraga gutya bakaza bahuruye. Muri uko guhurura bakumva umuntu arimo arataka ndetse asa nkaho atabaza, nibwo abaturage bahise bafata umwanzuro wo kwica urugi. Muri uko kwica urugi nibwo basangaga pasiteri rwose akimara gushiramo umwuka. Muri ako kanya bahita bahamagara inzego zishinzwe ubuzima ndetse n'umutekano, babasha kuhagera. Ubwo turimo turavuga RBC, nituvuga RBC mwumvemo yuko harimo imbangukiragutabara ndetse na RIB. Muri uko gukora iperereza baje gusanga uyu mupasiteri yashizemo umwuka, ndetse abapolisi baza gutangaza yuko rwose bidakwiye yuko umuntu ashobora kuba yafata umwanzuro wo kwibuza ubuzima kubera impamvu runaka, ahubwo agomba gusanga abashinzwe iby'ubuzima, ndetse rimwe na rimwe akegera n'abantu akavuga ikibazo afite kugira ngo bamufashe kwiyakira, cyangwa se barebe ko hari icyo bamumarira. Ngayo nguko rero ibitangazamakuru byagiye bibigarukaho byinshi bya hano mu Rwanda ndetse n'ibyo hanze, bakomeje kugenda bagaruka yuko abapasiteri benshi bo mu Rwanda bafungiwe isengero bafite ihungabana, ndetse yuko bamwe na bamwe rwose kuba bagira icyo bikorera mu buzima bwabo busanzwe bikomeje kugenda bibabera imbogamizi, bitewe n'uko aba bapasiteri badafite aho bakura amafaranga yo kuba bakoresha mu buzima bwabo busanzwe, kandi bari bamenyereye yuko barya ibiturutse mu murimo w'Imana, kuko n'ubundi umurimo w'Imana n'ubundi Bibiliya irabyemera yuko umukozi w'Imana agomba gutungwa n'ibiturutse mu nzu yayo. Ndetse murabizi yuko no muri Bibiliya handitswe yuko Bibiliya yanditswe yuko bavuga yuko mukwiye kuzana ibyo kurya n'ibyo kunywa kugira ngo bitunge abo mu nzu y'Uwiteka. Ibyo rero nabyo abapasiteri rero abari babimenyereye byaje kugaragara yuko bigoranye yuko bakongera kubifatisha. Ngayo nguko rero icyo nagusaba wowe utari wabasha gukora subscribe, ukora subscribe ukande no kuri iyo nzogera notification, kugira ngo tuzajye twihurira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire iba yirimeje kukugezaho umunsi ku munsi.